Kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ruswa wizihirijwe mu karere ka Musanze, usanze aka karere ari akambere mu turere tugize intara y'Amajyaruguru kabonekamo ruswa iri ku kigereranyo cya 30% muri serivisi z'ubutaka ndetse n'imiturire. Guverineri w'intara y'Amajyaruguru Mugabo wa Gahunde Maurice avuga ko guha serivisi mbi abaturage ari ndambyo biganisha kuri ruswa. Abayobozi rero cyane abo mu ntara y'Amajyaruguru n'abakozi ndabasaba rwose gutanga serivisi nziza. Mu cyumweru gishize twagaragarijwe raporo y'uko duhagaze mu ntara yacu, dusanga hari igicumbagira. Iyo serivisi tabaye nziza biha icyuho ruswa turimo twamagana uyu munsi. Uyu munsi mpuzamahanga wo kurwanya ruswa ufite insanganyamatsiko igira iti ibyagezweho mu myaka 20 hemejwe amasezerano y'umuryango w'abibumbye yo kurwanya ruswa. Ntabwo rero iterambere ryamangikana na ruswa tuyamagane, ruswa tuyirinde, turinde kuyitanga, twirinde no gutiza umurindi abayirya, kuko nitureka kuyitanga ntabwo bazayirya. Ku ruhande rw'abaturage batuye mu ntara y'Amajyaruguru by'umwihariko mu karere ka Musanze, bavuga ko kurandura ruswa bizashoboka mu gihe baciye umuco w'uko umuyobozi uriye ruswa usanga bamwe mu bo bakorana bamuhishira. Ikindi tubona ari ikibazo nuko iyo umuyobozi umwe ariye ruswa muri vore runaka byitirirwa iyo vore yose, abayobozi nabo bakava mu gukingirana ikibaba uriye ruswa bakamukebura kandi bakamucyaha kugira ngo ejo batanduza aho bakorera, kuko ashobora kuba yariye ruswa ariko utayiriye akaba ari we bikoraho kuko atitaye ku nshingano kandi akomeza kuhagendamo abihishamo. Kuri izi mpungenge ni naho Judith Uwizeye, Minisitiri muri Perezidanse, ahera asaba abayobozi gucika ku muco wo gusaba ruswa abaturage. Ndasaba abayobozi hano twese ko twumva neza ko tubereyeho abaturage, tubagomba serivisi nziza kandi zihuse. Nta muturage ugomba gutanga ikiguzi cya serivisi yagenewe abaturage kandi serivisi ari ubuntu. Ducike ku muco wo kwaka ruswa abaturage batugana, ndetse twamagane n'abaturage bafite umuco wo gutanga ruswa. Ubushakashatsi ku gipimo cya ruswa mu Rwanda bukorwa buri mwaka n'umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda ugaragaza ko ruswa mu Rwanda muri uyu mwaka yagabanyutse ku kigereranyo cya 7.10%, kuko mu mwaka ushize wa 2022 ruswa yari iri ku kigereranyo cya 29.10%, ni mu gihe muri uyu mwaka iri ku kigereranyo cya 22.10%. Ni mu gihe u Rwanda rwihaye intego ko mu mwaka w'2050 azaba ari igihugu cya mbere ku isi mu kurwanya ruswa. Umuhoza Honore, Flash TV, mu Majyaruguru y'u Rwanda.